amara y'Imana kuri mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki ya 8 Mata umwaka w'ibihumbi 2026, tukaba turi ku munsi wa kabiri w'icyumweru cy'icyunamo, akaba ari ku munsi wa 98 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 267 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick. Kuri uyu munsi Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yashimangiye ko Jenoside yakorewe Abatutsi ifite umwihariko ko kuba umugore wa mbere wahamijwe ibyaha bya Jenoside ari Umunyarwandakazi Pauline Nyiramasuhuko. Uyu nguyu akaba yari Minisitiri w'Iterambere ry'Umuryango. Yabigarutseho ku uyu wa 8 Mata 2026 ubwo yatangizaga inama mpuzamahanga yo kurwanya Jenoside yahuje abantu b'ingeri zitandukanye, barimo abayobozi banyuranye, abadiplomate, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abashakashatsi ndetse n'urubyiruko. Minisitiri Dr. Bizimana yerekanye ko Jenoside yakorewe Abatutsi ifite umwihariko kuko ari iya mbere yemejwe na Loni, yakorewe ku mugabane wa Afurika kuva itegeko rihana icyaha cya Jenoside ryashyirwaho mu mwaka w'1948, iba icyaha cya nyuma cyarangije ikinyejana cya 20. Yibukije amahanga ko umugore wa mbere ku isi uhamijwe ibyaha bya Jenoside ari Pauline Nyiramasuhuko, wari Minisitiri w'Umuryango. Nyiramasuhuko wavutse mu mwaka w'1946, yabaye umugore wa mbere ku isi wahamijwe n'ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Kamena mu mwaka w'2011 Nyiramasuhuko yakatiwe burundu na ICTR nk'umwe mu bagore b'abanyapolitike bari bakomeye mu gihe cya Jenoside, hamwe n'ibyaha bikomeye birimo kugira umugambi wa Jenoside no kuyitegura, kuyikora ndetse gushishikariza kuyikora, ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo iyicarubozo no gutegeka interahamwe gusambanya abakobwa n'abagore ku gahato. Mu 2015 yaje kugujurira icyo gihano yari yahawe, ndetse urukiko rumugabanyiriza igihano kigera ku myaka 47. Dr. Bizimana kandi yagaragaje ko ibi bibabaje kubona ibihugu byo muri Afurika nta na kimwe kirabasha kuburanisha abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi babyihishemo. Icyo cyaha kikaba kitazibagirana mu mateka. Ku byerekeranye n'imibereho myiza y'abategarugori, u Rwanda na Afurika nanone byarongeye byitera icyasha, kuko umudamu wa mbere wahanwe n'urukiko mpuzamahanga kubera gukora icyaha cya Jenoside kuva ayo masezerano mpuzamahanga yashyirwaho muri 1948, uwo mudamu akaba yari Umunyarwandakazi Pauline Nyiramasuhuko, kandi akaba rwose yari na Minisitiri ushinzwe iterambere ry'abategarugori, akarebirengaho akaba ari we ukora amahano angana gutyo. Icyo ni icyaha gikomeye. Hari ikindi cyaha gikomeye tudashobora guceceka, ni ukuvuga uburyo Abanyafurika bigize ba ntibindeba kandi bafite inshingano yo kurwanya Jenoside. Banyakubahwa, hashize imyaka 32 ariko nta gihugu na kimwe cya Afurika cyari cyacira urubanza uwakoze Jenoside n'umwe, nubwo inyandiko zisaba gufata no guhana abo bantu Leta y'u Rwanda yohereje mu bihugu byose ari nyinshi cyane. Hari ibindi bibazo bibiri bidusaba gutekerezaho kuko bitureba. Icya mbere ni uburyo ihakana rya Jenoside rikomeje kubyutsa umutwe cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi ni ugukomeza gusakazwa kw'ingengabitekerezo ya Jenoside na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
kuva ejo kugeza n'uyu munsi Patrice Muyaya n'abandi bose bakorana nawe bakomeje guhakana uruhare rwabo kandi bagakomeza gutanga ibisobanuro by'impamvu bagomba gufatanya no gutera inkunga FDLR. Abo ba FDLR ukuntu bafashwa ni ibintu urebye by'amarorerwa mu isi ya none, kuko mu bihugu by'uburengerazuba nta gihugu na kimwe gishobora gukora amarorerwa nk'ayo gukorana n'abanazi maze ngo amahanga areke kugikubita ahababaza. Ariko dore Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mugaragaro irakomeza gusesekaza politike ya jenoside, bagakomeza gufasha bari abanazi bo mu mutima wa Afurika aribo FDLR, barangiza bakabashyira no mu ngabo zabo. Dutekereza rero ko icyo kintu kiriho kigomba kwamaganwa, kandi umuryango mpuzamahanga ukaba ntacyo uriho ubikoraho, nubwo ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo rero kimeze nk'ibyabaye muri 1994 mu Rwanda, ubwo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe mu gihe cy'imyaka 4 kuva muri 1990 kugera 1994. Nta rwego na rumwe rwa Afurika rugize icyo rubikoraho. Ikibazo gihari si uko nta mategeko ahari. Kuva 1945 icyitwa Charte y'umuryango w'abibumbye cyashyizweho kigomba kurwanya jenoside. Muri 1948 Loni yemeje ririya tegeko ari amasezerano mpuzamahanga agomba gukumira no guhana jenoside, ariko iryo kumira riracyari ikibazo. Nk'uko nabivuze, iyi nama ni igihe cyiza cyo kuvuga ko tubireba, tubyumva, tubizi, duhakana ko twamagana, tuvuga ngo abantu nibareke kwigira abantu ibindeba, bareke gufatanya n'abo bantu babi. Nyakubahwa muza gutanga ijambo.